la resistance kuri iyo miti yari isanzwe iriya ya Coartem. Twebwe tuzi ko mu mutwe malaria Coartem, malaria igare Coartem oya irahinduka, kandi mu guhinduka nibwo buryo bwo kudufasha. Rero ushobora kujya kugura iyo Coartem kandi ushobora gufashwa n'uwundi mu miti mishyashya ihari, sibyo? Turagira rero ngo dufashanye bavandimwe, ntabwo dukwiye kugira impfu za malaria, ntabwo dukwiye kwirara, nanone guhora tuvuga ngo zarashaje. Mu by'ukuri tugira leta yacu yatubereye umubyeyi idufasha no mu byo twagombye kwishakira, ariko igihe bidakunze ntitwumve ko tugomba gupfa, sibyo? Ahubwo dukwiye kuba tuyifasha kugira ngo dukomeze tubeho neza, dukomeze tugaride ya standard y'ubuzima leta yifuza ko tubaho, sibyo? Rero tugerageze dufashanye bavandimwe, iyo malaria tuyirwanye. Dore kubona 5,000 mu kwezi kumwe mu murenge umwe, ni ukuvuga ngo abantu bose byibuze buri rugo rushobora kuba rufite umuntu wageze mu buriri kubera malaria. Tugerageze rero tudakomeza kwitwa ko dufite icyorezo cya malaria hejuru y'ibintu dushobora kurwanya. Ndumva ari icyo ngicyo, wenda waba afite ikibazo twamuha akanya akatubaza, hanyuma tugatanga umwanya. Yego. Murakoze, nitwa Claudine. Mfite ikibazo kijyanye n'indwara ya malaria. Mutubwiye ko ku bajyanama b'ubuzima bafite ibinini bya DHAP, ariko nkibaza ko iyo umuntu agiye kwa muganga kugira ngo babiguhe bakubaze ibiro bye, ese abajyanama bose mwabahaye umunzani kugira ngo nibura uzajya uhagera wese amenye ibiro agomba kumuha n'ibinini bihwanye nawe? Murakoze. Yego, murakoze cyane. Yego. Murakoze, nitwa Pascal. Uratubwiye ngo hari igihe umuntu arwara yarangiza akajya kuri farumasi akagura imiti, ariko hari igihe biba ngombwa ntabwo bagupima. Yego, ntabwo umujyanama w'ubuzima yemewe kwandika ordonnance. Ni ukuvuga ngo iyo adafite imiti akohereza kwa mugenzi we cyangwa akakohereza ku kigo nderabuzima, sibyo? Reka mpereze gato muganga avuge kuri icyo ngicyo cya mbere kijyanye n'uburyo bestima ibyo biro, umujyanama akaguhereza imiti kandi nta na kimwe gipfuye, ntabwo bisaba umunzani. Murakoze cyane, ni byiza kuba muba mufite n'amakuru. Kuvura malaria tuvurisha umuti witwa DHAP cyangwa se n'ibindi twari dusanzwe dukoresha bya Coartem, hari uburyo n'ubundi tubivurisha dukurikije ibiro cyangwa se dukurikije imyaka. Ku biro uzabibazwa uri ku kigo nderabuzima, kuko niho hari ubushobozi bwo kubona umunzani, buri wese akaba yapimwa ibiro akamenyekana ibiro bye. Ariko ku mujyanama w'ubuzima dukoresha uburyo bubiri. Hari uburyo bwo kukuvura dukurikije imyaka, hari n'uburyo bwo kukuvura dukurikije ibiro. Impamvu mvuze uburyo bubiri ni ibihe: ubu hari umuntu dushobora kuba tunganya imyaka ariko nkaba murusha ibiro, sibyo? Tukaba tunganya imyaka cyangwa se afite ibiro bikeya. Icyo gihe nimba ari umwana mutoya, wenda n'urugero, hari uwigeze kumpamagara ari umwana mutoya afite ibiro 80, urumva umwana w'imyaka nka 12 ufite ibiro 80, byibaze nawe nujya kumuvura ukurikije ya myaka
uzamuha bya binini ukurikije imyaka, usange bya binini ntibimuvuye. Niyo mpamvu bakoresha uburyo bwose. Iyo babona imyaka yawe idakorespondana n'ibiro, idahura n'ibiro, ni ukuvuga ngo barakubwira ngo wipimishe ibiro. Ntabwo iminzani tuyifite hose, ubundi twagiraga umunzani umwe mu mudugudu, urumva ntabwo uri ku mujyanama uwo ari we wese. Ariko iyo bibaye ngombwa ashobora no kukohereza kwa mugenzi we akaba yagupima, cyangwa se nawe ushobora kuba uheruka kwipimisha uzi ibiro byawe akaba yabigenderaho, aho kugira ngo aguhe imiti itari bukuvure, bikazavamo yuko hazaho uburyo bwo kuba wazarwara malariya y'igikatu kubera wavuwe nabi. Niyo mpamvu rimwe na rimwe hari aho bazajya babaza ibiro, ariko bagendera ku myaka n'ibiro bakabibaza iyo bibaye ngombwa. Murakoze. Hanyuma ikindi mwabajije cy'uko umujyanama w'ubuzima hari igihe musanga nta bikoresho afite, birashoboka. Mu kuvura malariya bakurikiza amabwiriza yashyizweho na RBC cyangwa se Minisiteri y'Ubuzima. Ntago ari ukuvura uko biboneye. Ni ukuvuga ngo umujyanama w'ubuzima ashobora kuba yari afite imiti, ubu akaba yakiriye abantu benshi ikamushirana. Niba uhageze yamushiranye cyangwa se yarashize ejo atarabona uburyo bwo kuba yabona iyindi miti, ntabwo aba yemerewe kuba yakwakira. Ni ukuvuga ngo akwakira iyo afite bya bikoresho apimisha, akaba afite n'imiti. Iyo afite kimwe muri byo ntabwo aba yemerewe kukwakira, akohereza kuri mugenzi we. Mugenzi we nawe igihe atabifite, ubwo biba ngombwa ko bakohereza ku kigo nderabuzima, kuko byose birashoboka. Ushobora kuhagera ugasanga yabimaze, cyangwa se bose nta n'ibyo bafite bitewe n'impamvu runaka. Ayo nguko. Murakoze cyane. Aracyafite ikibazo? Yego, hari mugenzi wacu nanone yabera hariya. Nitwa Petero Ndira, naturutse muri Ngororero, ariko narije mu kindi kibazo, ariko si cyo ngiye gutanga, ngiye kuvuga kuri ibi bya malariya. Iyi malariya nabonye yarabaye nyinshi cyane, ko byarantangaje no mu rugo abana nka babiri barayirwaye. Kuko mwavugaga twebwe wacu malariya iboneka ibyumweru bibiri bishize cyangwa bitatu. Umuntu arwaye akarwara akaremba akajya centre de santé, yahagera malariya bakayibura, akongera akaremba akongera agasubirayo. Kugira ngo umwana wanjye mutoya afite ibiro mu myaka nka 20 n'indi irenga mikeya, yagiyeyo gatatu. Rwanda bamenye